gatanu APR yagomba gukina na Etincelle. aha APR ya gatandatu igakina na Gasogi. rekera aho ngaho rero niho ngiye kugendera ko bimeze. APR match yayo mwumve logique match yayo na Etincelle impamvu ariyo baje bahita bakina nuko ariyo journée yari igezweho. Yego. Nango APR yavuye muri Champions League ihita ikina na Etincelle kuko journée ya gatanu niyo yari igezweho yahise ijyana na gahunda igezweho ya champion. Ninde twagomba gukina kuri journée ya gatanu na Etincelle bahita bakina nayo. Now kuvuga ngo ihita ikina na Rayon impamvu APR yabyanze kuko niyo yahamagaye muri Ferwafa inatanga konsani yayo. Ihamagara no muri league itanga ikibazo cyayo. Yaravuze ngo reka mbabaze niba twaraje tugahita dukina na Etincelle kuri journée ya gatanu, journée igomba gukurikiraho ni yande journée ya gatandatu kuri twe. Ubwo ni APR bivugaga bati ni ya Gasogi. Baravuga ngo turakina journée ya gatandatu iyo ya Gasogi kuko ni igezweho, cyangwa se niba ari ibirarane mwumve logique turakina bya bindi bya mbere ko dufite ikirarane cya mbere cya Rutsiro tukajyana n'ikirarane cya kabiri cya Bugesera. Kuki mujya gufata ikirarane cyo mu hagati cya Rayon Sport cyo kuri journée ya gatatu dufite bibiri tutakinnye Samir uri kubyumva? Dufite ikirarane tutakinnye cya Rutsiro, dufite ikirarane tutakinnye cya Bugesera. Niba mushaka ko dukina ikirarane murabanza muduhe muri bya bindi bibiri, ntago tujya kuramo icya gatatu tutarakina bibiri bibanza, sibyo? Uko kalendire yari ipanze. Cyangwa se turakina journée ikurikiyeho match igezwe kuri journée ya gatandatu ariyo ya Gasogi. Mu yandi magambo APR yaravuze ngo muraduha gukina na Rutsiro twagombaga gukina kuri journée ya mbere. Niba ari birane mushaka ko dukina turakina niyo Rutsiro, cyangwa niyo mushaka ko dukomeza champion uko ipanze turakina match ya gatandatu twari dufite ya Gasogi. Logique Ferwafa na Ligue bahaye APR yatumye bashaka ko match yari ibakare. Barayibwiye ngo sugu favoriza Rayon oya, ahubwo twe twararebye tubona Stade Amahoro igiye kuvugururwa nyuma ya match ya Nigeria, nyuma ya match za ya Libya. Izi match za ntuza bazayivugurura haciye mu match ya Libya. Yego baba ati rero tuzayivugurura mu ka 11 ati bizavugururwa bashaka kongera gukora ikibuga bazayifunga bayivugurure kubera ikibuga. Bati twashatse kwibakare kuko nidukomeza gutinda ntituzabona uburyo yabera muri Stade Amahoro kandi ari match ikomeye ya championa. Dukeneye nyine ko ligue ikomera, champion ikomera. Ntago bashaka ko wumva Rayon Sport ishobora kwakira kuri peri kubera stade wenda itabonetse, then ikazavuga ko bafavorije APR kuko izakira retour mu mahoro wenda mahoro yabonetse. Bashaka ko match bakare bagakina mu mahoro, ntago bazigiye bizatwara kugira ngo stade imaze kuvugururwa wenda nibizagera mu kwa gatatu kuko nibwo journée internationale matches internationales zongera kugaruka mu kwa gatatu. Babati wenda kuko mu kwa gatatu hazaba harabaye retour batireka kirane kibanza kivemo ikare mukine mu mahoro tubaringanize bana kuvuga ngo mwe mwakine kuri pere APR yakiriye mu mahoro cyane ko bo bana birebaga ngo mu nyungu za match nini mu gihugu abantu baze bitabire n'ibindi. APR yarabwiye ngo ibyo birabareba twe ntabwo tugendera kuri gahunda za ligue ibyo byanyu ngo ibi ngo nibyo ngo bifasha ligue, twebwe turareba icyo amategeko avuga. Ku cy'amategeko tutabeshye APR ifite ukuri, tutabeshye APR ku cy'amategeko Samir ifite ukuri cyane. Ntumbwira ngo nyine ikirarane cya gatatu ntarakina bibiri bibanza, reka nyine icya mbere cyangwa icya kabiri wimbwira icya gatatu, cyangwa se reka nyine ligue match yari igezweho ya Gasogi. APR ku cy'itegeko ifite ukuri, icyo yarengagije ni Roger, ariko APR impamvu yabakubise amategeko y'ibirana avuga ko uhera ku murongo nicyo bivuga. Impamvu APR yabakubise ni iki ngiki, APR irabizi ko amafaranga yari gufasha Rayon. Oya usibye reka nanjye nikoma hano usibye n'ibyo nayo irabizi ko itarafatisha muri ligue, iranabizi ko itarafatisha muri ligue, harimo n'induru nyinshi iramutse none itsinzwe. So nayo yarebye inyungu zayo rero. Ubwo nyine iyo match ntikibaye watubwiye ko bazahita bakina match ya APR match na Gasogi. Ubwo azakurikiyeho match ya champion. Samir tunyurire muri tuzabigara ko mwanyura cyari tunyurire muri list ya Benin twihuta ubundi twakira umutumirwa wacu hanyuma. Nibyo ikipe y'igihugu ya Benin maze guhamagara bazahurira ya Abidjan muri Côte d'Ivoire niho basanzwe bakira kuko nta stade bafite mu gihugu cya Benin. Mbibutsa kimwe Benin, u Rwanda, Zimbabwe muri 2004
n'ubwa mbere bose bari bagiye gukina igikombe cya Afurika bwa mbere mu mwaka wa 2004. Nyuma yaho ikipe y'igihugu ya Benin imaze kujyayo gatatu, ikipe y'igihugu ya Zimbabwe imaze kujyayo gatatu, u Rwanda ntirurasubirayo. Hanyuma icyo wamenya, Kenneth Lol wigeze gutoza ikipe y'igihugu ya Nigeria amaze guhamagara abakinnyi azakoresha mu mikino. Yababwiye ko Rassemblement izatangira ku itariki ya 7, ku itariki ya 7 ni kuwa mbere nibwo bazatangira imyitozo. Abakinnyi yahamagaye harimo abanyezamu. Icyo wamenya nuko muri urutonde rurimo umusore witwa umudefanseri Tamimu Olu ndetse n'umukinnyi w'agati witwa Gisle Audu, bose bagarutse mu ikipe y'igihugu. Hanyuma umunyezamu witwa Mariano Chinomvi abona ko rape ya mbere muri equipe nationale ya Benin. Marcel Danjino akina ikipe yitwa Gieder Satre yo muri Afrique du Sud cyangwa se Afrika y'Epfo. Saturini Alagbe akina ikipe yitwa Botev Vlasta yo muri Bulgaria. Hanyuma Mariano Chanzov nkuko tumugarutseho akina muri Benin iwabo mu ikipe yitwa Lotopopo. Hanyuma abadefanseri harimo Rodrigue Fasino wa Cotonou iwabo. Hanyuma Rashid Munini wa Ayemani yo muri Benin. Cedric Hutonji wa Angers mu Bufaransa. Olivier Helidov akina ikipe ya Dogore Seras Gade yo muri Bulgaria. Mohamed Tijani wa Iveden Sport yo muri Suisse simwe ikinamo wa mujama Marvin. Hanyuma hari uwo bita Yohani Loshi akina ikipe ya Petrol Polest yo muri Romania. Labiu Sankama akina ikipe ya Spark yo muri Benin. Tamimi Ouro nuwo muri Hata Club. Hanyuma wo hagati bayobowe na Ceci Dalmeida akina ikipe ya Prone yo muri Chypre. Imulani Hassan Lotopopo yo muri Benin. Abdel Doku Dodo nuwa Sima yo mu Misiri. Matteo Ahlimvi akina ikipe ya Vastelas yo muri Swede. Mariano Ahongbo akina ikipe ya Soliman yo muri Tunisia. Gisle Ahudo akina ikipe ya Gabes yo muri Tunisia. Samadou Atijiku wa Al Masry yo mu Misiri. Junior Olaitani wo muri Grenoble yo mu Faransa. Lomaric Amuso wa Sec d'Abidjan muri Côte d'Ivoire. Barutayizamu arimo Joderi Dosu. Uyu nta kipe afite ariko niyo mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gihe cya Kenneth Lol. Atsinze ibitego 3 atanga assist ebyiri, natwe dutsinze igitego muri qualification. Bafite uwo bita Andreas Utonji wa Bane yo mu Bwongereza. Bafite Tosin Aigebe wo muri Lorient yo mu Faransa. Steve Meneye kapiteni wa Augsburg yo mu Budage na Steve Traoré wa Lokomotive Sofia yo muri Bulgaria. Asante sana Samiri, duhita twakiriye umujene dushyireho mikoro ya Dede twihute. Iyi mikoro ngaba yarariho bakwita nde? Yes, nitwa Izere Jean Paul. Izere Jean Paul. Twabonye uri umwe mu bajene bakoze radio yawe yitwa ngo iki, wayikoze ute? Iri hehe iherereye? Radio yanjye yitwa Radio Mavete, ari naryo zina nkoresha. Iherereye i Kanombe mu Busanza. Radio Mavete ivuga mu ahantu hangana hate? Metero 700, haba ari ku zuba neza 730. Gutyo. Wayikoze ute se mu magambo make mu munota umwe? Ni birebire. Ubundi nakoraga mu rugo ibintu by'amashanyarazi nkoresheje toilette se kuvuga kuri radio byabo. Oya biremewe. Ubwo noneho bayijyamo. Komeza. Noneho nkagenda mbaho umuriro nkahuriza n'utumikoro twajya tunzanira nk'ibintu bari buvuge. Ubwo sinzi icyo nari kubimaza. Then barambwira ngo banyumva mu radio y'iwacu andi mu radio asanzwe. Ngo banyumva mu ngiye bari kuntuka mu rugo. Ngiye kubyese nanjye ndabona igenda umvuge noneho ntiyumve numva ndi kuvugira ku radio y'abandi. Yego. Then ndabigorora data wacu barangira inama ngo mbikore mu buryo yumvikana mu gihugu. Mbisubiyemo nakakandi kavugaga karabura. Yumvikanaga muri metero hafi nk'ijana. Ubwo ndi Kigali byo kuza guhiga nibwo nagerageje ariko bya bintu nakoze nta kunongera nkabisubiramo bikongera bigakora neza. Ndabikora ikavuga nka biri gusamira ukuntu ngenda ngerageza mbese muri make ubwo nongiyo yisanga gutyo. Biravuga. Yego. Ku mbuga nkoranyambaga witwa ngo iki kugira ngo abantu bazagukurikire? Imbuga zanjye nitwa Radio Mavete. Radio Mavete zose aba Instagram, kuri YouTube nitwa Mavete TV. Ariho nigishiriza abantu gukora utuntu bijyanye nyine n'ibyo bintu byo muzo. Urabyigisha kurya abantu wabibigisha nabo bakazi? Yego, hari na video nyinshi ziriho byo wakora nka batiri ukoresha amazi n'umunyu. Nagiye mbishiraho. Hanyuma icyo mbaza, hari akantu byatangiye kukuhereza ku buryo abantu n'abandi bataraza twababwira bakakugana mugakorana?
kwamamaza n'ibindi. nanjye ubwanjye ku mbuga bashaka nko kwamamaza wenda ku mbuga aho nabonye ziri hejuru ku bw'amahirwe urabona nk'iyo umuntu agufurowinze kamurugero nkawe nk'iyo umfurowinze ufite abaforowazi benshi barareba atari ko uyu muntu Rugaju yafurowinze ni muntu ki ugasanga umuntu agufurowinze gutya imbuga zahise zizamuka ku buryo nyine nzishimira akantu ko ku mafaranga ko nanjye ntako kuba ku radio ntabwo ihemba ntaho nava ngo ndabaha akazi k'ubunyamakuru bakoreho nkoraho amasaha ni nanjye ukoraho akenshi cyane kereka nk'iyo abantu bansuye bandi. So ubona rero ubwo ari nk'iki wabwira abantu nyine bashaka kukugana gukorana nawe ko hari icyo wabafasha, ni izihe serivisi wabaha noneho tubahereza uburyo bagukontakta byoroshye? Icyanjye giti nanjye ndacyashaka nyine aho ngira ndacyishakisha, ariko nibimara gucamo ndumva nzafata nk'abana b'Abanyarwanda, abana bafite impano bakora nk'ibyo bintu, ashobora kuba yakora batiri, ashobora kuba yakora nk'akadege kakaguruka muri metero byibuze 10 tukazihuza nk'hano mu mujyi wa Kigali, tukihuza tugafata n'inzu, ubwo n'ubushobozi nzaba naragezeho niyo azaba ari kera, tukajya dukora ibintu bya made in Rwanda nk'ibyo. Niyo wakora freelance ukajya uyigurisha 50,000 by'Amanyarwanda, wende iya mbere yari yarangoye niya kabiri kubahiriza amategeko, ibyo nabyo nanjye ndabizi ko kwiha umurongo ari icyaha deja, ari nayo mpamvu nanjye mbigenza gake, ariko n'ubundi baje icyo twari twashatse kugaragaza si uko wakoze icyaha, ni uko hari akantu ka creativity ushobora kugira ku buryo abantu wafashijwe byaba byiza kurushaho. Ubwo umuntu ushaka kugukontakta wabaye interese wenda ku buryo yagufasha, navuge nimero ye dusoza. Yego, nimero yanjye ni 078 920 775 cyangwa akanyandikira ku mbuga za Radio Maveta. Uyu mwana afite impano, naramubonye ndamukunda, muzamufasha ababishoboye abari muri izo nzego ndetse n'abashaka kwamamaza, muzamugane mukorane kuri social media ze, n'umujene wo gutera imbere. Twakene nziza kuri mwese mwakoze kutwumva.